hear that. Mwumve neza kino kintu. Uru rupfu rwo mu buryo bw'umubiri rutujyana rusororo ntabwo Yesu arukuraho ariko arwambura urubori rugahinduka ibitotsi aho guhinduka umubabaro. Muzuru yuki the bee. Muzuru yuki ninde muntu wigeze ari umwana uruyuki? Yes. Have you heard that pain? Wumvishe uriya buribwe iyo uruyuki rukuriye cyangwa ivubi, wumvishe buriya buribwe buba butewe na rurarubori ruba ruri kuri ruriya ruyuki. Hari abavuga ngo ruba hano ku kabuno, hari n'abavuga ngo ruba ku munwa. I don't care aho ruba birahareba. Ariko ruriya rubori iyo uruyuki rukurumye rurarubori nirwo rugutera pain. Ariko rurarubori rutariho uruyuki ruba ari nk'umuyugiri rwakuruma ukumva ntacyo bitwaye. Bibiliya avuga ngo Yesu ntabwo urupfu yarukuyeho ariko yararufashe akuraho ruriya rubori rutera pain. Nimvuge ngo amen. Aho yaravuze ngo yewe warupfuwe, urubori rwawe ruri he? Kunesha kwawe kuri he? Aravuga ngo ibyaha nirwo rubori rw'urupfu, ngo kandi imbaraga z'ibyaha ni amategeko, ngo ariko Imana ishimwe ko yabinyujije ku bwa Kristo Yesu. Yesu iyo afashe, Imana yifashe icyaha cyawe, ibyaha byawe byose ikabikura kuri account yawe ikabishyira kuri account ya Yesu, ibikuye urubori rw'urupfu ku buzima bwawe. Kubera icyaha cyari bugutere ubwoba bw'urupfu kiba kivuyeho. Mu cyimbo cyo gutinya urupfu kugiye kurimbuka ukabona ugiye wishimye kuko ugiye kubona Imana. Niyo mpamvu umukiranutsi adapfa avuze induru atera imigeri, apfa aseka anezerewe kuko basanze data. Haleluya. Bibiliya tubwira ngo aruhindura irembo rukaba ibitotsi aho kuba urupfu. Niyo mpamvu umukiranutsi wapfuye ntabwo aba yarapfuye, aba yarasinzi, aba ari mu bitotsi asinziriye igihe gitegereje ko azakangurwa, akangukiwe kubaho iteka ryose. Ndebye uko mungana nkareba uko mwishimiye kumva ijambo ry'Imana, numva bikoze ku mutima wanjye. Bene data aho neranira muri Gatenga, ADPR Paruwasi ya Gatenga, Itorero rya Kigarama, intashyo zabo n'abandi bene data bose twateranye, nimuzakire. Ndagira ngo rero uyu munsi mbaganirize dusomye mu byakozwe n'igice cya 4. Abariho nkuri insanganyamatsiko y'uyu munsi. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 4. Ndasoma mereye ku murongo wa mbere kugera ku murongo wa 12. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 4 umurongo wa mbere kugeza kuri 12. Bibiliya iravuze ngo bakivugana n'abantu, abatambyi bazana aho bari n'umutware w'urusengero n'abasadukayo, bababajwe cyane nuko bigisha abantu bababwira yuko kuzuka kw'abapfuye kwabonetse kuri Kristo Yesu. Barabafata maze kuko bwari bugorobye babashyira mu nzu y'imbohe kugeza mu gitondo. Ariko benshi mu bumvise iryo jambo ry'Imana barizera. Umubare w'abagabo uragwira uba nk'ibihumbi 5. Bukeye bwaho abatware n'abakuru n'abanditsi bateranira i Yerusalemu, na Ana umutambyi mukuru na Kayafa na Yohana na Alexanderi n'umuryango wose n'ab'umuryango bose w'abatambyi bakuru, babata hagati barababaza bati, n'imbaraga ki cyangwa n'izina ki byabateye gukora ibyo? Nuko Petero yuzuye umwuka wera arababwira ati, batware b'abantu namwe bakuru,
uyu munsi turabazwa ibyo twagiriye neza umuntu wari uremaye, kandi turabazwa icyamukijije. Ariko mumenye mwese n'abantu bose bo mu Bisirayeli yuko ari izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, uwo mwabambye Imana ikamuzura, ari ryo ritumye uyu muntu ahagarara imbere yanyu ari muzima. Yesu niwe buye ryahinyuwe namwe abubatsi, kandi ryahindutse rikomeza imfuruka. Kandi nta wundi agakiza kabonerwamo, kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo. Muvuge ngo amen. Ndagushimiye Mwami Yesu, kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo keretse izina rya Yesu. Umpe kuvuga iri zina neza imbere y'aba bana barumuna banjye, kugira ngo ukize nanone benshi muri bo ubakirishije iryo zina, nk'uko wabikoze uhereye igihe watumaga ba Mose, ba Petero, ugatuma ba Yohana na ba Yakobo, ndetse na Paulo watumye mu banyamahanga. Kuva icyo gihe cyose urakiza ukirishije iryo zina, n'uyu munsi wongera ukize ukoresheje izina ryawe binyuze muri aka kanwa kanjye, kubwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Mureke rero mbabwire bavandimwe, mbafitiye inkuru nziza. Ngiye kubaganiriza kuri iri jambo rivuga ngo nta rindi zina. Nta rindi zina twahawe mu ijuru ndetse no munsi. Uretse ko mu ijuru nta bakeneye gukizwa bariyo, ni munsi y'ijuru abari mu isi bose. Nta rindi zina twahawe ryahawe abantu bakwiriye gukirizwamo keretse rimwe, ari ryo zina rya Yesu. Muvuge ngo amen. Mureke rero mbabwire, iri zina abantu bararizize. Niba namwe mushaka kuzazira ukuri ariko muhazahabwa ingororano nyinshi, nimugambirire kuzahamya iri zina mu isi no mu mahanga yose. Bibiliya igaragaza ko abantu iteka ryose bahora bahanganye no gushaka icyabakiza, ariko badaciye muri iri zina. Nyamara Bibiliya igahamya ko igikiza abantu ari kimwe, ari iri zina. Bibiliya ikagaragaza ko umuntu wese ushaka gukizwa adaciye muri iri zina ntibikunda. Bibiliya ikanagaragaza ko umuntu wese uzashaka gukizwa cyangwa no kwigisha abantu ikindi cyabakiza adakoresheje iri zina, aba ari gushaka gutesha agaciro iri zina, agibwaho n'urubanza rwo gusuzugura iri zina, akiciraho iteka, acishaho n'iteka n'ababeshya. Munsi y'ijuru abantu bahawe izina rimwe bakwiriye gukirizwamo, ni irya Yesu. Muvuge ngo amen. Ni irya Yesu. Kuki abantu bakwiriye gukizwa? Why do people need to be saved? Kuki abantu bakwiriye gukizwa kandi bakaba bakeneye gukirizwa mu iri zina rimwe gusa nta kindi? Why? Ni iki kibyihishe inyuma? Kuki abantu bakeneye gukizwa kandi bakaba ari rimwe gusa bakwiriye gukirizwa? Iki ni ikibazo ukwiriye kwibaza, gituma nyine nujya wumva undi muntu ukubwira ubundi buryo wakizwamo bidaciye muri iri zina, urya umenya ko aguhemukira. Bibiliya igaragaza impamvu abantu bakwiriye gukizwa. Igisobanuro cy'iryo zina ubwaryo, gukizwa, igisobanuro cyaryo kigaragaza danger cyangwa se akaga cyangwa ingorane abantu barimo. Kuko hakizwa
hakizwa umuntu uri mu kaga. Icyo bita gukizwa ni iki? Ni ugukiza, ni ugutabarwa, ni ukubohorwa, ni ukurekurwa, ni revelation, ni release, ni freedom, ni rescue. Gutabara umuntu. Ubwo mutabaye byari bigenze gute? Umukiza akaga kari kamuriho. Iri jambo kutabarwa ni nka kumwe umwana yaba ari kugenda mu muhanda, ukabona ikimodoka giturutse nk'iriya gihurudu ukakigiye kumuhitana, hanyuma ugasimbuka ukamufata ukamusimbukana hakurya. Ubu mutabaye. Nicyo Bibiliya ivuga gukizwa, ni ugutabara. Muvuge ngo amen. Yaradutabaye, yitwa umutabazi w'abari mu isi. Ni umutabazi, ni ugutabara. Ni iki cyari kigiye kuduhitana? Ni iki cyari kije kigiye kuduhitana nka kiriya kimodoka, hanyuma hakaboneka umutabazi? Ni iki? Bibiliya iravuga ngo kuva umuntu yakora icyaha, kuva umuntu yagwa agakora icyaha, agatandukanywa n'Imana mu buryo bubiri. Icya mbere, gupfa Imana yari yarabwiye Adamu kwamusohoyeho mu buryo butatu. Bwa mbere ni spiritual death, urupfu rwo mu buryo bw'umwuka. Yahise atandukanywa n'ubugingo buva ku Mana. Iyo niyo spiritual death. Iyo ni separation from God. Umuntu agatandukanywa n'Imana. Urwo ni urupfu. Hanyuma kabiri, akabahawe garanti yo kuzamara imyaka 100 cyangwa 200 cyangwa 300 cyangwa 400 cyangwa 1000 agapfa no mu mubiri, kubera yuko ubugingo buzima bumuvuyemo ari wo mwuka w'ubugingo uva ku Mana, akaba asigaranye ubuzima ariko adafite ubugingo muri we. Ubwo ubugingo bw'aya maraso bugiye guhinduka nk'ibiba n'isarura. Umuntu agiye kugerama imyaka 100, 200, 300, ariko igihe kigeragire gute? Apfe. Kuko wapfuye mu mwuka, ikimusigarije aba ari ugupfa no mu mubiri. N'uyu mubiri ni wabaho iteka muri wo udafite ubugingo bw'iteka. Urwo ni urupfu rwa kangahe? Rwa kabiri. Bakagushyingura bakakujyana Rusororo mu Busanza se cyangwa ahantu henshi bashyingura. Urwo ni urwa kabiri. Ariko hari urwa gatatu bavandi. Hari icyo bita eternal death, eternal punishment of God. Urupfu rw'iteka. Urwo Bibiliya yita ngo ni ugupfa bwa kangahe? Bwa kabiri. Urw'umuntu nubwo yaba yarapfuye mu mubiri bakamushyingura ntago biba birangiye. Aba hari igihe azazuka kandi akaba agiye kuzukira gucibwaho iki? Iteka. Abatesalonike bakavuga ngo icyo nicyo gihano gikwiriye icyaha. Ngo bazahabwa igihano kibakwiriye, ngo ariko kurimbuka kw'iteka ryose. Eternal punishment, eternal damnation, eternal death in the lake of fire. Mu nyanja yaka umuriro n'amazuba. Aho bazaririra bakahekenyera iki? Amen. Urwo ni urupfu rwa gatatu. Rwahise ruza kubera igicumuro cya Adamu. Impfu eshatu zose mbabwiye, Imana igaragaza ko hagomba kubaho kuzikira. Muvuge ngo amen. Haleluya. Imana igaragaza ko hagomba kubaho kuzikira, ariko nyiri kuzipfa ntabwo ufite ubushobozi bwo kuzikiza. Umuntu muri we ntiharimo ubushobozi bwo kwikiza urupfu habe na rumwe muri izo mvuze. Niyo mpamvu gukizwa ari uguta. Uru rupfu rwa mbere twazaniwe n'icyaha tugatandukanwa n'umwuka, Bibiliya igaragaza ko hagombaga kuboneka
uwongera kugarura bwa busabane bwacu nande ni Imana. Imana itangirira mu Itangiriro 3:15 ishaka kugaragaza ko icyo kintu kigomba kuzongera kubaho, ariko ikabitanga mu buryo bw'igishushanyo kuko uzabisohoza ataraza. Nuvuga ngo Imana hariya ubwo yabwiraga umugore ngo hagati yawe ngo niyo inzoka hajemo urwango, ngo ariko urwo rwango rushingiye ku bintu bibiri, ngo rushingiye ku rubyaro rwawe. Nukuvuga ngo hari umuntu ugiye kuzabyarwa abyawe n'umugore ariko atabyawe n'ubushake bw'umugabo, kubera yuko Bibiliya igaragaje ko Imana yabibwiye Eva, ntiyabibwiye Adamu. Yabibwiye Eva, yavuze ngo urubyaro rw'iyi nzoka n'urubyaro rw'uyu mugore hazaba urwango hagati y'abo babiri. Muvuge ngo amen. Mu yandi magambo, ni amakipe abiri agiye gukina, abandi bakaba bafana. Nuvuga ngo hari urubyaro rw'inzoka Satani, hakaba n'urubyaro rw'uyu mugore ari we Yesu Kristo. Bazahangana, hanyuma uko Adamu adushyirishije mu rubyaro rw'inzoka tukaba dupfuye kubwo kumwumvira no kuvukira muri we, ni nako Kristo Adamu wa nyuma azadushyira mu rubyaro rw'Imana binyuze mu kumwumvira, kumwizera gusa. Niyo mpamvu Abaroma 5 iyo Pawulo ari kugereranya icyo uburyo gukizwa dukizwa, avuga abantu babiri ngewe ntabwo nzamo. Avuga Adamu wa mbere na Adamu wa nyuma, full stop. Ni amakipe abiri, abandi batsindirwa muri umwe bakanakirira mu wundi. Duhereze Imana yacu icyubahiro. Ngo nk'uko icyaha cyazanywe mu isi n'umuntu umwe, ngo urupfu rukimikwa n'icyaha, ngo ni nako urupfu rugera kuri bose kuko bose bakoze icyaha. Why? When? Kubera iki? Ryari? Icyaha cya Adamu yagikoze atarabyara umwana n'umwe, bituma abamukomokaho bose bavuka ari abanyabyaha kuko baturutse mu maraso ya Adamu. Hanyuma gukiranuka kwa Adamu wa kabiri cyangwa se wa nyuma kuzatuma abakomotse mu maraso ye bose babarwa nk'abakiranutse, bidashingiwe kuri bo, bishingiwe mu maraso ya Adamu wa nyuma. Mwavuga ngo amen. Muri kumva agakiza? Do you hear that? Can you hear me? Bibiliya igaragaza ko uru rupfu rwo mu buryo bw'umwuka rwari ruzanywe n'icyaha cya Adamu, rwahereye kuri Adamu rugera no ku mpinja ngo zitakoze icyaha. Ngo ariko izo mpinja ngo nubwo zipfuye mu buryo bw'umubiri ari nta cyaha zakoze, ngo zipfuye zizize igicumuro cya Adamu. Ngo wasuraga Adamu wa nyuma uzaza kugira ngo adukize. Bibiliya ikatubwira rero ngo ukorera igicumuro cy'umwe cyakwiriye kuri bose, n'urupfu rugahita rwimikwa n'umwe rukagera kuri bose kuko bose babarwa nk'abakoze icyaha muri ubu. Ngo ni nako gukiranuka kumwe. Haleluya! Ari wa Adamu wa nyuma, kuko inyuma ye nta wundi Adamu uhari, azaza gukiranuka kukabarwa ku bamwizera bangahe bose, hanyuma bagakira urupfu rwazanywe na Adamu wa mbere. Nimwumve rwa rupfu rero, araza akatubohora. Atubohora ate? Atubohora ntabwo ari igipindi, atubohora abanze kunesha wa wundi witwa inzoka watsinze Adamu wa mbere. Yesu na Adamu wa nyuma arabanza akagaragaza intsinzi ye hagati ye n'inzoka, agatsinda inzoka amahanga bibona, kugira ngo nk'uko uwa mbere yatsinzwe tukagurirwa gutwagwa n'ibyaha muri we. Abaroma 7:14 ngo twaguriwe gutwagwa n'ibyaha. Ngo niyo mpamvu ntazi ibyo nkora, ngo niyo nshatse gukora ibyiza n'ibibi bigira gute biraza. Ngo kubera iki? Ngo sinjye nyibikora, ngo ni icyaha kimbamo. Ngo kubera iki? Ngo kuko naguriwe gutegekwa n'ibyaha. Naguzwe ryari? Na Adamu wangurishije, angurisha gutegekwa n'icyaha mvukiye muri we. Bibiliya ikagaragaza ko n'urwa mbere rw'Abakorinto
6:20 nanone Yesu arongera akatugura ngo mwaguzwe igiciro ngo nuko muhimbaza Imana mu mibiri yanyu nkuko wa mbere yatugurishije ni nako wa kabiri yatuguze. Muvuge ngo amen. Muri kumva intsinzi ariko ntabwo ndayigeraho muyumve neza. Bibiri igaragaza ko uwadama amaze kutugira cyo Imana iti urubyaro rw'iyi nzoka n'urubyaro rw'uyu mugore yavugaga Kristo seed ngo azaza amumena umutwe. Amumena iki? Nuvuga ngo Kristo azaza amene inzoka iki? Umutwe. Ariko ngo n'inzoka nayo ngo izamukomeretsa iki? Agatsintsino. What does it mean? Bibiliya igaragaza ko hari ibintu bibiri. Iyo umuntu akomeretse ku gatsintsino abaho ababaye bakamuvura agakira akakomereka ariko agakira. Ariko umuntu bamenye umutwe ntago abakiriho. Uriya rero nukuvuga ngo nibyo koko Yesu yarababajwe. Ababazwa na Satani. Ageragezwa na Satani. Ariko ibyo by'agatsintsino ntibyamubujije kugera ku ntsinzi ye. Nubwo yababaye ariko mu bise by'amaraso yageze ku ntsinzi. Ariko ubwami bwa Satani yarabumenaguye ntabwo bukiriho kubizera. Intsinzi yarabonetse ku musaraba. Nimukomere Yesu amashyi. Ubundi niyo mpamvu twebwe iyo turebye ku musaraba tumera nk'ababyinnyi intsinzi kandi tukiri mu isi y'akaga. Ni ukubera iki se? Ni nko kureba ikipe yarangije umupira uzu ukaburi kuwureba kugira ngo unezerwe, ariko ikipe yarakinye nko muri 2020 nuko igitego cyinjiye ugize gute ubizi. Iyo dusubije amaso inyuma ku musaraba mu mwaka wa 2000 imyaka 2000 ishize dusanga intsinzi yaragize gute? Yarabonetse. Igitego cyagize gute? Cyarinjiye. Haleluya. Nubwo turi guca muri iyi si tubabaye ariko tuzi ko urugendo ruzarangira. Tuzi uko bizarangira. Intsinzi yagize gute? Gira muyengo ngo turi abatsinzi. We are victories. We are warriors. Can you hear that? Muri murabyumva bavande? Cyangwa ndi kuvuga igishinwa yabaye nka integral. You guys. Amatwi yanyu arafunguye. Ntimugira amatwi y'ibihuri bavandimwe. Bibiliya iratubwira ngo haraho Yesu yajyaga abwiriza ubutumwa ngo akavuga rega ubu bwoko ngo bumeze nk'uko Yesaya yabihanuye. Ngo bafite amatwi ariko ni ibihuri. Ngo bafite amatwi ntiyumva, ngo bafite amaso ariko ntagira gute ntibabona. Ngo ariko nyine ngo ibyo biberaho kugira ngo abo nshaka guhamagara bari bo bumva n'abo nshaka kurobanura bari bo bareba. Please ndabinginze amatwi yanyu ye kuba ibihuri nimwumve tujye mu ijuru. Bibiliya iravuga ngo he will be a deliverer. Icyongereza cyo ntabwo ngira ikibazo. You are scholars, you are studying, you guys. Nukuvuga ngo Yesu Bibiliya imwita a deliverer. Muri mwitangiro 3:15 deliverer ni umubohozi, ni umuntu uturekuza, ni umuntu utubohora. Haleluya. Nuvuga ngo twari tuboshywe tubahewe hagati y'abanzi batatu: isi, urupfu na Satani. Nukuvuga ngo Satani akoresha icyaha gikorera muri iyi mibiri, niyo mpamvu n'umubiri ari umwanzi wacu. Nuvuga ngo rero Satani hamwe n'icyaha bidutwaza igitugu, hanyuma kugira ngo cyaha gikorera mu ngingo zacu agakoresha icyo bita urupfu. Urupfu akarudutinyisha akoresheje ubwoba. Icyaha cyose ukora ububanje kugiterwa n'ubwoba. Sa n'uwisuzuma usubira inyuma. Icyaha cyose ukora ubu gitewe n'ubwoba. Iyo utagitewe n'ubwoba ugitewe n'irari n'iruba byo mu mubiri ukorerwamo n'icyaha. Bibiliya igaragaza ikirere. Ubu bwoba bushingiye ku muzi witwa gutinya urupfu. Batanyice, batanyirukana mu kazi, inzara ikanyice. Kugenda utinya urupfu nibyo bigusunikira mu bwoba. Mu bwoba bikagusunikira kurya ruswa,
bikagusunikira gutanga ruswa, bikagusunikira guhemuka ngo uramuke. Nuvuga ngo icyaha cyose kiba gishometse ku irari n'iruba ndetse na bwa bwoba bwo gutinya urupfu. Uyu mwanzi Satani amaze gufata ubutware bwa Adamu bwose yari yarahawe, yamushyize mu bubata bwo gutinya urupfu, yamushyize mu bubata bw'icyaha, yamushyize mu bubata bw'ubwoba. Yesu yitwa ngo ni deliverer, umubohozi, uzatubohora. Azatubohora mu bubata bwo gutinya urupfu. Haleluya! Akoresheje iki? Akoresheje gufata cya cyaha gikorera mu ngingo zacu akacyambura uburenganzira. Niba hari umuntu w'umunyabwoba wa mbere ni umuntu w'umunyabyaha. Niba hari umuntu umeze nk'intare ni umuntu utibonaho ibyaha. Iyo wibonaho ibyaha buri gihe uri umunyabwoba. Niyo bakugira ministre iyo uzi ko uri umunyabyaha uhorana ubwoba. Niyo bakugira umupolisi ukomeye iyo uzi ko uri umunyabyaha uhorana iki? Uhorana ubwoba. Icyaha aho kiri gituranye n'ubwoba. Ubwoba aho buri ni ugutinya urupfu. Baranyica, baramfunga, inzara iranyica. Nuko abatizera bameze. Niyo mpamvu n'idini igiye kukwigisha ikagusanga muri ubwo bwoba, irakubwira ngo nutayatanga ntuzajya mu ijuru. Yo, n'inkweto ukaba wazikuramo kugira ngo urebe ko warigura, kubera ubwoba bwo gutinya kurimbuka. Umuntu ahava akagera atinya urupfu kubera yuko ari ingaruka y'icyaha cyinjiriye muri Adamu wa kera. Bibiliya igaragaza ko Yesu kugira ngo abe intwari idutsindira yaje gutsinda ibyo bitatu: urupfu, icyaha, ubwoba. Haleluya! Mu Baheburayo Bibiliya iravuga ngo nk'uko abana bahuza umubiri n'amaraso, ngo niko nawe yahuje ibyo nabo kugira ngo urupfu rwe aruhinduze ubusa. Ufite ubutware bw'urupfu ari we Satani abona uko abatura bahoze mu bubata bwo gutinya urupfu mu kubaho kwabo kose. Bibiliya iratubwira ngo Yesu afata urupfu akarukuzaho ubutumwa bwiza, akaruhinduza ubusa, urubori rwagwa akarukura. Kubera iki? Kubera yuko iyo Yesu aje akaza nta cyaha afite, ubwo ubwoba muri we buburaho bufata, kuko ubwoba n'icyaha biraturanye. None rero Yesu agiye kuvuka abyagwa n'ubushake bw'Imana biciye mu mugore. Atabyawe n'umugabo ngo avukane cya cyaha, ahubwo abyawe n'Imana aciye mu mugore. Avuka aturutse ku mukobwa w'isugi, iriya virgin birth, cyangwa se kuri akuvuka ku mukobwa w'isugi byaragaragazaga ngo ni Imana imubyaye, ubwo nawe ni Imana kuko abyawe n'Imana. Kabiri, nta cyaha afite kuko adaturutse mu maraso y'umugabo wakoze icyaha. Noneho rero uku kuvuka adafite icyaha muri we byatumye nta n'ubwoba buba muri we, bituma no gutinya urupfu bitaba muri we. Niyo mpamvu yagiye no kumusaraba kugira ngo n'urupfu arutsinde. Muvuga ngo amen. Yavutse nta cyaha kimurimo, abaho nta bwoba agira, ajya kumusaraba ngo adutsinde urupfu. Mukomere mu mashyi umwami wacu. Bibiliya tubwira ngo agiye kumusaraba yaragiye kudukiza za mpfu zose, ariko urwa mbere yaragiye kudukiza, yaragiye kutugarurira bwa busabane twatakaje muri Adamu wa kera, kugira ngo uwe Adamu wa nyuma kumwizera biduheshe kuba basha, kuko Mwuka Wera umurimo ari utubyara bwa kabiri tukamwizera. Hanyuma uwo Mwuka Wera utuye muri twe akaduha ubugingo buhoraho, akanatubera n'ingwate yuko tuzaba mu ijuru. Ubwoba bwo gutinya icyaha n'urupfu bukaba bushiriyeho, kubera iyo umuntu amenye ko yahawe ubugingo buhoraho, ko yahawe ijuru, ko azajya mu ijuru, ko ibyaha bye byahaniwe muri Kristo, ubwoba burashira. Muvuge ngo amen. Za penetensi y'abamuhozagamo zirarangira kubera yuko amenye ko Kristo yamupfiriye. Numvishe muri kwivugisha ngo yaratuguraniye, numva mushatse kubisuzugura ngo yabaguraniye igiki, ngo byeri ngo hajya. Reka mbasobanurire icyo yatuguraniye.
mujye muririmba nk'abantu bize. Bibiliya igaragaza ko Kristo agiye ku musaraba yari agiye kutuguranira, ariko ikintu yari agiye kutuguranira cyanditse mu rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 5:21. Bibiliya avuga ngo utigeze gukora iki icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we tubone gukiranuka kw'Imana. Kugurana Yesu yakoze, yafashe icyaha cyacu akishyiraho, arangije afata gukiranuka kwe akudushyiraho, turagurana. Ajya ku musaraba nk'umunyabyaha, nanjye mbona ubugingo nk'umukiranutsi. Iyo niyo exchange yabaye hagati yanjye na Yesu. Mukongere kuvuga ngo yabaguraniye byeri. What are you singing you guys? Abantu bize kwere. Byeri nituzinywa ntituzanazinywa kubera yuko ubugingo yaduhaye burimo umwuka utwigisha kutaba gutyo. Ariko icyo yatuguraniye si icyo. Yadukuyeho the punishment of our sin, aduhereza ubugingo buhoraho buba muri we. Muvuge ngo amen. Mu bantu bize accountant, Bibiliya ikoresha ijambo ryitwa account. Account ni konte. Nje mfite account muri Equity, namwe mufite account muboneraho buruse. Ngo Yesu ku musaraba, ngo Imana yafashe account yanjye iyifataho ibyaha byose byari biri kuri account yanjye, ngo iragenda ibikreditinga kuri account ya Kristo. Mu yandi magambo, yateruye account yanjye y'ibyaha irayivida iyishyira ibibika kuri account ya Yesu. Takumwe yonye buruse yaje baravuga ngo you are credited with 40,000 niyo musiye mufata. You guys, you are lucky. No biratugira ngo iragenda kuri Kristo, ijya kuri konte ye, account ye, debiting, you are debited, debiting, ikuraho irayivida ivanaho gukiranuka kwe, irakuzana ahanjye hari vide iterekamo gukiranuka kwa Kristo. Ngo my account is full of righteousness. Ngo kuri account yanjye huzura gukiranuka kw'Imana. Hallelujah. Muri account ya Kristo huzura gukiranirwa kwanjye. Imana imurebye muri Yesaya 53 ngo ibona yahindutse umunyabyaha kubera ibyaha byanjye, ngo guhemurwa no gucibwa witeka niko kwamukujeho. Ngo Imana yashimye kumushenjagura, ngo iranamubabaza, ngo kuko ubugingo bwe bwagombaga kwitambaho igitambo gikuraho ibyaha. Imana imuhanira ibyaha byanjye. Iyo niyo exchange, iyo niyo kuguranirwa. Muvuge ngo yaranguraniye noneho sasa. Hallelujah, hallelujah. Yaratuguraniye bavandi. Noneho rero twebwe iyo dusanze bimeze bityo yabikoze gutyo, icyo dukora murakizi, tumanika amaboko tukamwizera ngo ni ubuntu bwawe gusa. Twakijwe n'ubuntu kuba kugira gute? Kuba kwizera. Hanyuma ubwo buntu butwigisha kureka kutubaha Imana. Muvuge ngo amen. Nta muntu wakiriye ubwo buntu ubaho uko yiboneye, butwigisha kureka. Hallelujah. Butwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'ibyiza, tukabaho twishimiye uwo mwami wadukunze akatwigurana, tukamuha ubuzima bwacu n'amashuri yacu n'ubwenge bwacu n'imitima yacu, tukamukorera ubuzima bwacu bwose. Tuvuga ngo ubwo dukijije twari dupfuye, iminsi yose dusigaje tuzaba hari weho tubereyeho. Hallelujah. Christianity is about pleasing him, Jesus Christ. Urwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 5:9 ngo nicyo gituma tugira umwete wo kumunezeza twaba turiho cyangwa dupfuye. Tugira umwete wo kumunezeza. We live to please him. Ibintu yadukoreye, uwamwitura gukora ibyaha, ubuntu nizera yaba atari bwo yizeye. Umunsi nabimenye ibyaha byantwazaga igitugu byarandekuye. Umunsi nizeye ibyo, ububata bw'ibyaha nahoragamo, nkahora mfukamye mu bantu ngo bansengere bitagenda, bwarashize. Kubera ubuntu butwigisha kureka kutubaha Imana. Muvuge ngo amen.
ntabwo ari twe tubigisha kureka ko tubaha Imana, twebwe ntabwo twabishobora, twe tubigisha ubuntu bwagera muri mwe bukabigisha. Do you understand? Hari abantu rero bumva ijambo ubuntu bakaryirukana ngo ntibarishaka. Nibwo butwigisha. Njyewe ntabwo nakwigisha kureka ibyaha, ntabwo mfite ubwo bushobozi. Mubwira buntu bw'Imana waje mwiza akagupfira, wamara kumwizera ubwo buntu bwagera mu mutima wawe bukakubera umwarimu, bukakubwira ngo genda guca, itware guca, reka ibi, sinshaka ibi, sinshaka ko witwara uca, bukakwigisha kureka kutubaha Imana. Muvuge ngo amen. Iyo ubwo busabane bumaze kuza rero, Mwuka Wera atuye muri twe, urwo rupfu rwo mu mwuka ruba ruvuyeho, tukaba tugarutse muri ya connection. Ubwo ikiba gisigaye ni iki? Hasigaye za zindi ebyiri, za mfe ebyiri. Ni izihe? Ni urupfu rwo kugira usororo hamwe na rwa rundi rwiteka. Bibiliya ivuga iki rero? Biravuga ngo uru rwo kugira usororo ntabwo Yesu arudukuraho, ahubwo arwambura urubori kugira ngo rutatubabaza. Bibiliya tubwira ngo aruhindura irembo rukaba ibitotsi aho kuba urupfu. Niyo mpamvu umukiranutsi wapfuye ntabwo aba yarapfuye, aba yarasinzi, aba ari mu bitotsi asinziriye, igihe gitegereje ko azakangurwa, akangukiwe kubaho iteka ryose. Hear that. Mwumve neza kino kintu. Uru rupfu rwo mu buryo bw'umubiri rutujyana urusororo ntabwo Yesu arukuraho, ariko arwambura urubori rugahinduka ibitotsi aho guhinduka umubabaro. Muzi uruyuki? The bee. Muzi uruyuki? Ninde muntu wigeze arumwa n'uruyuki? Yes. Have you heard that pain? Wumvishe buriya buribwe? Iyo uruyuki rukuriye cyangwa ivubi, wumvishe buriya buribwe? Buba butewe na rubori ruba ruri kuri ruriya ruyuki. Hari abavuga ngo ruba hano ku kabuno, hari n'abavuga ngo ruba ku munwa. I don't care aho ruba, birahareba. Ariko ruriya rubori, iyo uruyuki rukurumye ruriya rubori, nirwo rugutera pain. Ariko ruriya rubori rutariho, uruyuki ruba ari nk'umuyugiri, rwakuruma ukumva ntacyo bitwaye. Bibiliya ivuga ngo Yesu ntabwo urupfu yarukuyeho, ariko yararufashe akuraho ruriya rubori rutera pain. Nimuvuge ngo amen. Pawulo yaravuze ngo yewe warupfuwe, urubori rwawe ruri he? Kunesha kwawe kuri he? Aravuga ngo ibyaha nirwo rubori rw'urupfu, ngo kandi imbaraga z'ibyaha ni amategeko, ngo ariko Imana ishimwe ko yabinyujije ku bwa Kristo Yesu. Yesu iyo afashe, Imana yifashe icyaha cyawe, ibyaha byawe byose ikabikura kuri account yawe ikabishyira kuri account ya Yesu, ibikuye urubori rw'urupfu ku buzima bwawe. Kubera icyaha cyari bugutere ubwoba bw'urupfu kiba kivuyeho, mu cyimbo cyo gutinya urupfu kugiye kurimbuka, ukabona ugiye wishimye kuko ugiye kubona Imana. Niyo mpamvu umukiranutsi adapfa avuza induru atera imigeri, apfa aseka anezerewe kuko abasanze data. Haleluya! Urupfu ruhinduka umuja udutera urudushyira data. Muzi umuja? Reka nkoresha ijambo muzi neza, umukozi wo mu rugo. Muramuzi? Iyo mama ari mu nzu cyangwa ari mu gikara ari gukora, hanyuma akana kakaririra mu cyumba, abwira umukozi ati nzanira uwo mwana. Umukozi aragenda mu gitanda agaterura umwana akamuzana, iyo amugejeje mu biganza bya nyina umwana agira gute? Araceceka. Urupfu ngo niko rumeze, ngo iyo turi guca muri iyi si tubabazwa, hari igihe data abwira urupfu ngo nzanira uwo mwana. Ruhinduka umuja. Ariko ni igitangaza, ariko Yesu warangishije kweri, ariko gukizwa ni byiza ndakurahiye. Niba ngo urupfu ruhinduka umuja, Imana ikavuga ngo nzanira Celestin ruhuke. Niyo mpamvu uwapfuye yakijwe bamwita ko yitabye iki? Hari igihe abantu bapfa badakijwe bakababeshyira ngo bitabye Imana. Wakwitaba Imana udakijijwe? Umuntu witaba Imana ni umuntu ugize gute? Ni umuntu ukijijwe. Urupfu nirwo Yesu atuma, nirwo data atuma ati munzanire, rwagusanga mu bitaro, rwagusanga mu buriri. Hari umusaza w'inshuti yacu wari umupasiteri, ajya mu giterane,
igiterane urangije nk'iminsi ngahe aryamye azakomeza nk'ejo arasinzira urupfu ruraza nijoro ruramuterura rumushyira data ucya mu gitondo bakomanze basanga umusaza yasinziriye uko yasinziriye amwenyura nuko yagiye urupfu numuja rudushyira nde data nanjye ubu dushobora gutandukana hano mukumva imodoka hariya ngo irandangije urupfu rukaba runciye nde data ntimukavuze induru muzavuge ngo aratashye nimuvuge ngo amen yewe warupfuwe urubori rwawe ruri kunesha kwawe kuri harya njya nganira na madamu ngabana ariko subundi twatinya urupfu dute napfa ndi Kigali napfa ndi mwivuga butumwa wapfurihe aho uzaba uri hose naho nzaba ndi hose simazi icyo nzi nuko tuzarucamo nk'irembo tugahurira mu biganza bya Yesu haleluya urumva ko rwa rupfu rwa kabiri narwo rukuraho akoresheje kurwambura iki urubori noneho iyo yarwambuye urubori guteze reka nako nkabasobanurira nukuvuga ngo ahantu urubori rw'urupfu rufatane mu cyaha Yesu yinjiye ku musaraba urupfu rwibwira ko ruri bumugumane kubera yuko rwari ruzi ko abapfuye bose rubagumana noneho rwirengagiza ko ahantu rufata kugira ngo rugumane umuntu ni mwikare cyangwa se mwishami gitwa icyaha niho rufata kugira ngo rukugumane Yesu rero umubiri we nta cyaha cyari kirimo umwuka we nta cyaha cyari kirimo urupfu rwamushinze amenyo rumushinze amenyo rubura ishami rufataho arayakura mubwe ngo amen niyo mpamvu Petero ari kubwiriza i Yerusalemu yaravuze ngo yewe ngo bene wacu ba Dawidi barapfuye barabura ngo ariko wowe yarapfuye ariko ntiyigeze abora ngo yamazemo gatatu kwa gatatu agira gute arazuka ngo igituro cya Dawidi kirahari n'uyu munsi mujya mu gisura kirahari ngo ariko icye ngo kirarangaye na bugingo n'ubu muvuge ngo amen urupfu rwaramunaniwe kumufata avama ari muzima arazuka warakoze ko wazutse mwami wanjye warakoze nimuzamure ibiganza tumushimire warakoze Yesu azamuka rutsinze arukuye amenyo rwa rundi rwa gatatu rwitwa eternal damnation lake of fire inyanja yakubo n'amazuku inyanja yakubo n'amazuku n'urupfu rw'iteka igihano cy'iteka nta nubwo rwo rwitwa ingaruka y'icyaha ahubwo rwo rwitwa igihano cy'icyaha niho rubera kaga ntabwo rwitwa ingaruka y'iki y'icyaha ahubwo rwitwa igihano cy'icyaha niyo eternal punishment nicyo gihano gikwiriye umuntu wese utazizera Yesu watsinze urupfu na Satani na kuzimu iki gihano rero Imana yakidukuyeho ryari igihe yafataga amahoro yacu ikayakura mu rupfu rwa Yesu Yesaya ajya kuvuga Yesu yaravuze ngo muri Yesaya 53 ngo nukuri nimba zacu nizo yagize gute nizo yikizeho ibyaha byacu nibyo yagize gute yikorewe ngo twatekereje kwacumiswe n'Imana ngo nyamara imibyimba ye niyo yadukijije ngo igihano kiduhesha iki amahoro cyari kurinde kuri we reka nsobanure kino kintu igihano kiduhesha iki amahoro ni ryari umunyabyaha yongera kugira amahoro ni igihe arangije igihano cye iyo ukoze icyaha hano mu isi urukiko rukagukatira imyaka 15 uzongera kubaho muri societe mu mahoro ari uko imyaka ugize gute uyirangije uragenda ukayispendinga muri gereza ugasafaringa wamara gusafaringa imyaka 15 bagukatiye irangiye ukagaruka mu mahoro kuko ukirangije ukongera ukaba muri societe ugacuruza ukiteza imbere kuko igihano kirangije nukuvuga ngo igihano kiguhesha amahoro kiba giturutse muri ya myaka 15 baguhaye muri gereza Bibiliya ivuga iki iravuga ngo igihano cy'iteka kugira ngo twe tubone amahoro yakidukuyeho igishyira kuri inde kuri we umunyabyaha ari we nge nawe duciriweho iteka Imana yafashe umwana wayo utarigeze gukora icyaha ifata igihano cyanjye ikimushyiraho mbona amahoro haleluya
mbese murabizi mu Baroma 5 ukuntu bavuga haravuga ngo ubwo twatsindishirijwe kubw'umwami wacu Yesu Kristo ngo dufite amahoro ku Mana yacu. Muvuge ngo amen. Ngo kuko yadushyikirije ubu buntu duhagazemo, twatsindishirizwe kubwo kwizera umwami wacu Yesu Kristo, nicyo gituma dufite amahoro ku Mana yacu. Imana ni umucamanza utagira gute? Utabera. Yarangije urubanza rwacu murinde muri Kristo, itangaza ko tubaye abera, abakiranutse, abere batariho icyaha, ku icyaha cyacu gishizwe kuri Kristo. That is what we call justification. Gutsindishirizwa nuko Imana itangaza mu buryo bw'amategeko. Ubwo iyitamu yo iri mu buryo bw'amategeko. Iyitamu yitwa gutsindishirizwa ni mu buryo bw'amategeko. Hari igitabo nabateguriye kirimo ibingibi ndi kubabwira ndi mubasigire. Iyitamu yitwa justification ni mu buryo bw'amategeko. Kumwe umucamanza ahagarara akavuga ngo uyu muntu yaregwaga ibi nibi, ariko dushingiye kuri iri tegeko iri niri akuweho ibyaha, arabohowe natahe. Uwo munsi umucamanza atangaje iryo jambo, uwo muntu nubwo yaba yari yarakatiwe, urukiko rukingura amarembo akagira gute? Agataha. Biraba ngo gutsindishirizwa n'Imana yakoze. Yaravuze ngo nshingiye ku cyaha cya Adamu n'abamukomotseho bose barimo Celestin namwe mwese n'abandi bazumva ibi byose, hangaje ko igihano cyabo cyose abazizera Kristo nzagishyira ku mwana wanjye. Ubwo umwana wanjye rero yarabihaniwe, yaragifungiwe, ubugingo bwe bw'iteka yarabutsindiye, igihano cy'iteka yaragifashe, yakinyunyuje mu minsi 3 arakirangiza. Kubw'ivyo rero abari bafungiwe muri gereza y'ibyaha bamwizera, mutahe mubaye abere. Nimukomere Yesu amashyi mu izina rya Yesu. That is the meaning of justification. Uzahungira hehe ukukuri? Ni wirata ko wize ariko kanga kwizera ukukuri. Iyo umaze gutsindishirizwa usohoka mu rukiko ubaye umwere, byemejwe n'ijambo ry'Imana, ukajya gukorera Imana witwa umukiranutsi, utegereje ko data hazaguhamagarira hose uzamwita ukajya mu ijuru. Atari jya ngo baba we ngo apfuye uruhe rupfu, ngo yarari kuri moto, ngo nta wamwatuje, ngo arabubuze we. Ubugingo buhoraho wazabukura mu kukwatuza ugiye gupfa, ubwo wazabukura he? Ko hari n'abakora impanuka batari batuye. Ubugingo buhoraho bubonerwa mu kuba Imana itangaje ko tubaye abera kubwo kwizera urupfu rwa Kristo, tugahabwa umwuka wera atuyobora, adutegura, adutunganya nka marene utegura umugeni. Bibiliya ikagaragaza ko aho ruzadusanga hose tuzataha dutashye iwacu, kuko data yatangaje ko turi abana be. Mukomere Yesu amashyi. Bavandimwe rero, ibi mvuze ibi nigishije nibyo ba Petero bigishaga abatambyi bakuru, abanditsi, abatware, abasadukayo n'abafarisayo, bakabata hagati ngo ni muceceke. Muceceke. Ntabwo dushaka ko muvuga iryo zina. Ubwo butumwa muri kuvuga abantu bakizwamo butari ukutuzanira amaturo n'ibitambo n'amasabato gasopo kabonerwamo. Haleluya! Ha wundi ufite ubushobozi bwo gukiza abantu bene ako kageni keretse izina ryande rya Yesu. Mwisi ha wundi wagiye ku musaraba ziri ibyaha bitari ibye. Nibisambo byabambanwe na Yesu ku musaraba, buri kimwe cyaziraga ibyaha cyagize gute? Cyakoze. Umwana w'Imana ni urukiko rwanzuye ko abaye umwere, ariko agakatirwa urwo gupfa. Mwarabibonye namwe? Muzi witwa Pilato. Pilato muramuzi muri Bibiliya? Umucamanza mukuru wari warashyizweho na Roma, guverineri ukomeye, wahagaze mu rukiko bwe agatangaza ngo njyewe nta cyaha mbonye kuri uyu mukiranutsi. Biraba ibyanyu. Baravuga ngo bibi byacu n'abana bacu. Ati mwambabariye ngareka kubamba umuntu udafite icyaha.
mwambabariye nkamubohora nibura nkabamba babaraba babamereye nabi. Amateraniro yose avugira rimwe ngo nabambwa ahubwo nimutubohorere baraba. Uwitwa Pilato aranga aravuga ati basi se mwaretse nkamukubita ariko nkamurekura. Batoya nabambwe barushaho gushega niko Bibiliya ivuga. Ngo Pilato abonye ko arishwa n'ubusa ngo afata amazi arakaraba aravuga ngo njyewe nta cyaha kindiho n'amaraso y'uyu mukiranutsi ntabwo andiho biraba ibyanyu. Baravuga ngo bizatubeho atubarweho twebwe n'abana bacu. Pilato aravuga ati sawa mu mutware mu mukoresha ibyo mushaka. Urukiko rwanzuye ko ari umwere ariko akatiba ubwo kugira gute urwo gupfa. Mu mateka haraho mwigeze mubyumva? Mwigeze mwumva aho urukiko rwanzura ko umuntu abaye umwere ariko akanyongwa cyangwa akatigwa urwo gupfa? Byabaye mu mateka ku muntu umwe ari we nde? Ari we Yesu. Kuko yari umwere imbere ya Pilato ariko imbere y'Imana ntabwo yari umwere kuko Imana yari imushyizeho ibyaha by'abari mu isi. Imana itamuhanira mu byaha byanjye ngo ibimuhanire imubone nk'umunyabyaha kubera njye atari kubera we ntabwo nari bukire. Kandi Imana ntiyagombaga kumushyiraho ibyaha byanjye iyo ibona icyaha muri we. Iyo apfa afite icyaha muri we yari kuba apfiriye icyo ngicyo cye. Byagombaga kubanza kugaragara ko nta cyaha kimurimo kugira ngo kumusaraba abapfiriye ibyanjye. Amaze kuba proved ko ari umwere nibwo Imana yamushyizeho ibyanjye. Ababaye impongano y'abazamwizera bose. Nimumuhereze icyubahiro gutya. Bibiliya iravuga ngo uwo ni udukiza rwa rupfu navuze ni wagakiza kabonerwamo nta wundi munsi y'ijuru nta rindi zina ryahawe abantu. Nubwo amadini atabyemera agashaka guca mu zindi nzira, nubwo abatware batabyemera bagashaka guca mu zindi nzira, nubwo abatambyi bakuru batabyemera bagashaka guca mu zindi nzira, nubwo abakomeye batabyemera bagashaka gukoresha ubundi buryo, nta rindi zina. Hallelujah! Nta rindi zina. There will no be any other name other than Christ. Mwakira ijambo ry'Imana. Ndagira ngo dusenge.